Ninde ufunguye amazi? Ninde? Ndiwe ndamuryagagura kubera ukuntu ataguma. Ninde? Igihara cya mbere mwakibonye hano inyuma. Ubu ndabunganyisha kuriya nyine nta kundi. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Tariha, amahoro y'Imana abane nawe. Ndeba hano. Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu mwana w'inshuti rero kubera gutinya, hano dufite abantu batari bakeya atamenyereye. Niyo mpamvu mubona yicaye areba ahangaha ariko ubu mu kanya namenyera. Aricara bareba babwira utuntu duke duke. Sibyo Tari? Sibyo? Mwabonye ko nabaye umwogosha, sibyo? Urabizi ko nzi kogosha? Inkweto? Ushaka inkweto se? Ushaka iki? Teisha? Teisha? Ushaka iki? Ushaka iki sheri? Uvuga ngo Keisha? Keisha? Mwabonye ko Mikayeli namuparanguye nkawumaraho ariko Tariha we siyo gahunda mfite, ntabwo nshaka kumuharangura. Hano dufite ibintu byinshi. Nzi mbanze. Kiriya? Tari? Gira gutya. Ndetse ngo hagarara. Hagarara. Noneho ukuntu. Tumwereke wicare uri kureba abana. Urebe abana sibyo? Wicare. Urebe abana. Ubu Tariha nimumbaze nsanze yari arimo aratibika. Hano afite n'igikombe nimba yatsinze amarushanwa yo kwiruka. Gukoresha imashini nakoresheje n'ubundi bushize kuri Mikayeli. Ariko uyu muhungu wanjye we aratinya. Ubu ndi kwibaza ukuntu biri bugende. Tariha? Papa? Ngiye kukogosha. Urabizi? Ninde? Ninde? Mwana naramwogoshe. Bite? Umva ukuntu kavuga. Bimu. Bimu. Koraho. Koraho wumve. Bimu. Ongera hano. Koraho wumve. Bimu. Ndakunda. Ukazimya ukongera ugacana. Bimu. Ubu bimu rero igiye kujya hano ku mutwe. Ngarekura. Ndekura aho ukomeza ufate kino gikombe. Nshaka kureba ko ndi bubashe kugabanya. Apana kogosha nk'ukuntu nogosha Mikayeli. Kugabanya agasatsi. Gake. Sibyo Tari? Katurebe. Ndetse ngo nyurizeho bimu. Bimu ukagira gutya ku mutwe wa Tari. Ndetse nkwereke. Bimu ukagira gutya. Sha we ni nkogosha. Nanjye ndihemba. Wese nkukurireho. Nkukurireho koko. Bimu. Kandi nshaka gukuraho gake pe. Ninde ufunguye amazi? Ninde? Ndiwe ndamuryagagura kubera ukuntu ataguma. Ninde? Papa witonde. Ndiwe ndamuryagagura kubera ukuntu ataguma. Ntabwo nshaka kogosha cyane. Papa? Mikayeli ari he? Ninde wafunguye amazi?
Ibi wenda muryagagura kubera ukuntu ataguma ahantu hamwe. Papa? Mpamagarira? Imyenda ari kuguhamagara. Imyenda? Vimu! Ndabona warakaye. Uwo muti noneho ko unutse karera? Hano dutetse imiti y'inzoka y'abana. Abantu mwabuze ahantu mugura imiti ya kinyarwanda y'inzoka muzambwire mbarangire. Hari iduka nzi kuri 40 rigurisha imiti y'inzoka. Papa wagumye hamwe cyangwa ushaka kureba imbere? Guma hamwe mwogoshe, sibyo? Jeanne ari kuguhamagara. Agiye kwifatira imisatsi. Itaba Jeanne. Uretse. Ngiye kubanza nkoresha umukasi ngabanya. Ko ndabona uyu mupapa wanjye bitari bupfe kuvamo. Ibikoresho impamvu ntababwiye byinshi n'ubundi ni bya bindi nari mfite ubushize, ni umukasi n'igisokozo na puberi yo gushyiramo umusatsi. Abantu mwifuza ko nzababwira ukuntu byari bimeze babona umwana haranguye, yani wacu ukuntu Mutabazi yamubonye, muzambwira ababyifuza nzabasangiza. Kame wamubonye? Wamubonye? Aba umuntu ushaka kogosha umwana n'amashini imbere wagira gutya. N'ibi birakora cyane rwose. Papa, tugere vuba ujye kuryama, sibyo? Ushaka kogosha. Uyu mukasi nawo rero nta kigenda. Tari, humura nta kintu agutwara, sibyo? Papa wanze. Wowe rero birakaze. Guma hamwe. Guma hamwe. Sibyo? Umusatsi usukuje na. Uzi kuba umwana hari imyaka umwana we atagomba gutungamo umusatsi mwinshi kuko nta kintu uba uri kumumarira usibye kuba ushaka kuba wamuteza ibibazo. Hari nk'ukuntu umwana yoga ntibamuhanagure neza mu mutwe ngo yumuke, kandi murabizi ko bitera uburwayi. Igihara cya mbere mwakibonye hano inyuma. Ubu ndabunganisha kuriya nyine nta kundi. Abantu mwifuzaga videwo z'abana ndazibahaye muri iki gihe. Iyi ngiyi nayita ko ariyo ya nyuma. Muzongera kubabona barakuze bajya ku ishuri. Nyine barakuze bya danje, ari abantu baganira bazi ibyo bize. Urakubita nde? Ngo budiga ni ugukubita. Papa, urakubita nde? Imana imbabarire n'imvura nigwe ntarasoza kuko ntabwo namujyana mu nzu n'iyi misatsi. Sibyo Tari? Ntabwo nakujyana mu nzu, twakigumira hanze tukanyagirwa. Ugiye papa? Ugiye? Reba hariya. Uzahita ujya kureba Kame?
Sha tujye kureba Kami. Ninde uri kuguhamagara? None ngiye kunogosha n'ibiba. Mera aho mbonye. Menya ariyo mpamvu nogosha nabi. Ese mwampaye angahe ku ijana? Nako ku icumi. Yo kogosha. Tare. Imvura iraje. Imvura. Reba hariya mama kogosha. Ninde yafunguye amazi? Hamagara Innocent. Hamagara Innocent uze afunga amazi. Papa? Hamagara. 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 Innocent. Aze. Afunge amazi. Muhamagara. Uyu musatsi ugiye hewe. Mwafunze aho ko umusatsi uri kuza cyangwa mugakururaho gato. Tari unama. Unama reba hasi. Mama yogosha umwana. 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 Mama yogoshe nde? Bebe. Bebe. Ni bebe. Akubabaje? Pole. Ndagusokoje urababara, sibyo? Ninde? Ni Florence. Muhamagara. Muhamagara aze mubwire. Muhamagara aze. Ego ko. Sha. Papa? Na. Buretse nkogoshe vuba. Ni Florence. Wowe warambiwe. Ninde uri gusakuza? Ushaka umukase? Kanguha akandi kantu. Numva nazanye ibintu byinshi. Ngahamera gutya. Na. Turebe inyuma ko bingana. Itaba. Tari arambirwa vuba abashaka kwirukanka. Ariko inyuma hararangiye. Hasigaye akimashini. Imvura papa. Tuve mu mvura. Ino mubwira aze afunga amazi. Na. Yaje. Birangiye umukiriya modeli nari kumushyiriraho yanze. Nsigaje kujya kwiga modeli pe. Ubundi nkajya mbogosha mukumva uko mubaye. Sibyo cyane?
So tugiye kwimuka kuko hano hantu hari imvura. Noneho papa reba hano, wowe uratuma nkogosha nabi cyane kuruta mukuru wawe. Kubera ukuntu uri kundeba. Ndeba hano. Noneho nkumaze. No. Bimwe uri kukujena? Bimu? Bimu? Buretse reba hano. Ninde uri kurira? Kami? Kandi se ari kurira? Papa? Mama wawe se uramuzi? Bamwita barafinda. Ndi gufindafinda hano. Nicyo tureba. Iri hehe? Uramushaka? Sese uramushaka? Come on. Reka. Tega. Bimu yatariha. Imvura yatwimuye. Ndimo kugira vuba kugira ngo tuve n'ahandi itaza kuhagera. Umukiriya atahe twamurangije. Atagiye ari igice. Cyo ko umuntu bamusuka igice agataha. Uwo bogosha igice we bigenda bite? Papa, imisatsi yawe? Bimu! Wayibonye se? Wayumvise ukuntu ivuga? Umva imyenda ari kurira. Mubwira ceceka. Imyenda. Mubwira. Mbwira ngo ceceka. Noneho reka nkuringanirize umusatsi, sibyo? Ugiye he? Ryama hano. Ryama gutya. Uryame. Mama anyuzeho. Bimu, sibyo? Uryame. Mama anyuzeho. Bimu. Sibyo? Uryamire. Mama anyuzeho. Bimu. Sibyo? Sibyo papa? Wiryamire. Uretse. Mama anyuzeho. Bimu. Sibyo? Ndaguha na telefone, sibyo? Ndaguha na telefone. Bimu. Iyo tudatuma ngutera agahara. Ryama. Mama akureho umusatsi. Sibyo se? Uretse. Hama hamwe tubirangize. Byabaye ubukwe. Byabaye ubukwe.
papa si umuntu bahaye igikombe aragita buretse guma gutyo rero uyu mukiriya ra simbabeshya arananiye kiriya ryama hano ndetse uryame kuri mama uryame mama anyuzeho bimu kiriya iryamire sibyo papa umwana mwiza umwana mwiza wi ushaka iki bimu kanze nongere nyinyuzeho ngaho ryama bimu itambuke igende sibyo ryama do nawe atumye muteramo agahara arabyutse kandi nyuma nkaho nagakubise Mikayeli ese tari ubona utari kuneza abantu kweli buretse guma hamwe ujya kuryama ugira gutya humura subiza ko mama atakubabaza umusatsi uzongera gukura barageze igihe cyo kujya muri salo papa wowe nkogoshe nabi ntabwo nkogoshe neza ayiwi reba imyenda wamubonye ngaho ryama hano urebe neza umwana sibyo tunyuzeho imodoka papa ngaho ryama hano guma hamwe reba ari imbere umva ko abantu biyeranje uretse papa buretse reba hano uri kureba abana ryama
ndebe waba ugiye he se guma hamwe guma hamwe guma hamwe sheri bite babaze ngo bite ugiye he se papa n'abantu birananiye uyu papa wanjye ntabwo aguma hamwe kandi aracyafitemo umusatsi hamwe namuryagaguye kandi nshaka gupfa kubiringaniza utuntu twagiye tuzamo utuduhara tugashira twongeye kurwana nabyo kugira ntabarambira ubundi nibirangira ndaza mbereka ukuntu bimeze nk'abantu ntabwo ndabonye so ku wa mbere bivamo nogosha wa kabiri kandi uko bavutse niko nabikoze narababwiye mbere ntabwo ni ibintu nihaye gukora akenshi kubaheka bwa mbere nahereye ku wavutse ari uwa mbere utuntu nyine gutyo no kuboza niko nabikoraga ariko ntabwo ariko bikimeze 100%. hari ubwo mbivanga hari ubwo nsanga uwavutse ari uwa kabiri ari uri kwiriza nkahita mucisha mu mazi kugira aryame byagiye bihinduka ariko akenshi mu bintu mbakorera nisanga nahereye nyine ku wavutse ari uwa mbere muri ziriya manga nabanje gusuka umukobwa mwarabibonye byagenze neza yambere umukobwa mwiza cyane mwiza hari ikintu umwana wawe umukorera ari ubwa mbere nabwo bikagutungura ukavuga umwana wanjye aranyizera buriya hari igihe ushaka kubyarwa n'umubyeyi bibaho ariko ntuba umwizera mu bintu akubwira ukaba ubizi ko ari ibintu aba akubeshyabeshya n'ibiki cyangwa se nyine bikazamo n'umwizere ababyeyi mufite amahirwe kuba abana banyu babizera babakunda bababonamo abantu bakomeye cyane ntimuzabitesha agaciro kuko buri mwana ashobora kugukunda cyane bikaba n'ubwo akwanga cyane ibyo birashoboka umwana cyangwa umubyeyi ku mukobwa rero naramusutse bigenda neza ntiyarira ntiyagira gute umuhungu wa kabiri namwogoshe nta kurira byose mwarabibonye byagenze neza ikintu kitagenze neza ni nk'ahantu hindukira gutya nk'imashini ikahita imukoraho cyane igakuraho umusatsi mwinshi njye atari ko nabishakaga aho nabonye bikabije nabirekeyemo kuko nanze kumunyuzaho imashini ngo nyine ngo hose ndinganize hoya nta mpamvu kuko murabizi igihorihori ikindi umutwe nyine abakiri umwana ibintu byajemo ntashatse nyine ni nk'uko nari natangiye kumwogosha mfite modeli nshaka gushyiramo birangira bipfuye rero iki kiganiro nicyo cya nyuma mu gihe abana banjye batarajya ku ishuri nyine mubonye ntabwo nzabagarura kuri YouTube vuba kereka wenda ari nka vlog nkoze bakaba bazamo ariko kuvuga ngo ikiganiro ngo umwe kuri umwe cyangwa ngo ndi kumwe nabo bose ntabwo ndi kubitekereza hano hafi pe ndi gutekereza ibindi biganiro ngiye gukora byinshi ngiye kwibandaho bitarimo abana mushobora kuzongera kubabona barakuze bari kwiga kuko uyu mwaka Imana ishyiremo imigisha abana banjye bazajya kwiga ubu rero hari ibindi bintu byinshi ngiye kwibandaho bitari iby'abana bitarimo n'abana bitanankundira gukorera mu rugo ubundi video yo mu rugo niyo ugiye ubona ujya utekereza ni uguteka cyangwa n'abana cyangwa ni detox ni udukino utuntu yamenye nyine wenda nawe akoresha utuntu nk'uko ngo twari ko abana bo bayi umuhungu wanjye rero impamvu mutabonye ukuntu narangije kumwogosha we nyine
yanunguye cyane, ni umuntu w'umugabo, nzi ko bazakura ibiganiro bakabibona ntabwo bisibangana, niyo mpamvu nashobora gukoresha umwana wanjye ikintu kibi, ngira inama n'abandi babyeyi, ibintu dukorera kuri YouTube ntabwo bizasibangana, bizagumaho, reka nyine channel yawe ukaba wasiba video ku bushake bwawe, ariko twebwe tubireba hari igihe tuba twarakuyeho izo video, hari igihe umwana akura akabyumva n'ibiki byose. Ni byiza rero kwirinda gufata umwana ukajya kumushyira mu bintu bitari byiza, noneho uri n'umubyeyi murambabwira ko turi indorerwamo z'abana bacu. Rero umuhungu wanjye nanze kumubereka kubera ko ntamuryagaguye biteye ubwoba. Nzababwira comment Mutabazi yashyize abona Mikael atashye ukuntu nari namwogoshe kandi amumenyera afite imisatsi, Natale hakuno bizabimeze, nzabivugira rimwe. Ariko ku mukobwa aho byagenze neza cyane, yarabikunze ukuntu namusize akaba agakobwa nyine, ubundi ari kunubona yimere nk'agahungu ka kuvuka mu bahungu. Buriya murabizi ushobora kuvuka mu bahungu nyine nka kuriya yabavutsemo bikarangira nawe ubaye nkabo, kuko nyine nibo bamera nk'abatuganza. Nzababwira rero ibyavuyemo ukuntu bimeze. Abantu mwari mwaransabye video z'abana, muri iki gihe ndazibahaye pe, nyinshi ndazibahaye. Mwarababonye bakinira mu mazi bakanayanywa, mwarababonye turi kugira gute, twarasangiye byinshi bishoboka, twarabikoze, twakinnye umupira byose. Rero ndizera ko abona narasezeranyije ko nzereka abana cyane, umwenda nawubavuyemo. Iyi video niyo yanyuma nongeye mbibabwire. Tuyisoreje kuri bucura wanjye, umuhungu umwana mwiza cyane utuje, ubona abandi barira cyangwa basaragurika nyine yitonda, aritonda cyane. Ndabakunda cyane abantu mukurikira ibiganiro byanjye, Imana ibamere umugisha. Abantu mushaka abana b'Imana, Imana ibahe abana b'Imana mwifuza. Nusaba abana b'Imana ku Mana jya ushyiraho n'umubare. Ushobora gusanga ukunda impanga za 2 ikagukubita 4, ugasanga ukunda iza 4 igukubise 6. Murabizi byose birashoboka, dufite ubushobozi ababyeyi b'abadamu kuba twatwita abana bangana gutya. Rero Imana ibamere abana b'Imana babifuza, abantu badafite urubyaro Imana ibaha abana kuba bifuza, kuko hariho n'abantu baba bafite izindi plan mu buzima bwabo ariko kubyara ngo bitarimo. Njya mbyumva ariko ntawe nzi ngewe ufite izo gahunda. Ndabifuriza rero ibyiza. Umuhungu wanjye namwogoshe ndamuryagagura, niyo mpamvu mutamubonye nongeye mbibabwire. Ubu ngubu ngiye gushaka ukuntu nicara nitonze ngicishaho gake gake, ejo mbona ahandi nongere ndinganize neza. Nabareka imvura yaguye, bari kurira bagiye gusinzira, kambasezere ntabwo nakomeza kuvuga ndi ku murongo. Imana ibamere umugisha. Nongere mbibutse mbahe nimero z'ahantu mushobora kugenda mukikuriraho imiti, haba kunanuka, imiti y'ama infection, abantu bagira ikibazo cy'amashereka, abantu bafite ibibazo byo mu nda n'izindi ndwara nyinshi cyane. Njyewe imiti yabo nkoresha irankorera pe, ntabwo ari ukubabeshya. 07 9 2 0 3 6 5 10. 07 9 2 0 3 6 5 10. Ndizera iyo nimero mumaze kuyimenyera, mugende mubagane babiteho. Mwakoze kunkurikira, abantu mukunda ibiganiro byanjye, ni ukuri Imana ijye ibamera imigisha myinshi cyane. Navuze ko mfite projet ya filime, mfite filime nshyashya ndimo gutegura gukora. Hatazagira umuntu ukoresha video zanjye za vuba mwumva ko mfite filime ndi gukora, mugire ngo hari gahunda ya casting mfite. Oya, ntayo pe. Sinkoresha TikTok, sinyikoresha. Abo mubona bose bitwa ba ketchup ni aba fake, ntabwo ari ngewe. Nimuzajya mubona amavideo ariyo avuga ibiki n'ibiki, mujye mubireba gutyo, ntabwo aba ari ngewe. Hari nk'igihe nkora ikiganiro mvuga ikintu cyangwa nkaba naragikoze kera, umutekamutwe akagikata akagishyira kuri platform ngewe anyitirira. Wabibona utabanje kugira amakenga ukagira ngo ni ngewe. Inshuti zanjye, nta muntu nsaba amafaranga kugira ngo akundaze muri filime zanjye, wapi. Mujye mushyiramo n'ubwenge. Ni gute ngiye nagusaba amafaranga kugira ngo uze muri filime zanjye? Nimba wizeye atari ugupapira, ufite Imana, ngwino ukine wigaragaza, umuntu arebe nimba ari ugutanga akazi cyangwa ari support runaka. Mwakoze, ndabakunda cyane.